na Dorukasi bageze i Kigali bazanye na Rwanda ya London, ariko Vestina ntago we aje, kandi koko mwamaze kubibona we ko ataje. Nta nduri vugira ubusimusozi iyo poste ngiyi. Reka jewe nyibereke mu byukuri mujye mureka kundenganya hangaha mvuga ibintu byanyu. Njewe ndaza nkabahereza inkuru, ntago shinzwe kuza kubabwira ibindi bintu bitajyanye n'inkuru dufite mu mihanda. Ngiyi murabona ko imaze imisi 3 buretse. Reba hano, dore singibi ngiyi hano, ngiyi ngira ngo muri kureba hano, abantu mumaze kuyireba ngaba. Reka nkandeho hano munareba imisi maze, singahi imaze imisi 3. Singiyi ku munsi wejo sibwo abantu baba bari aho ngaho ngo bari muba mwibaraguza sibiki ku bintu byose tuba muba mucana amarenga ku bintu bamwe na bamwe tuzi. Hari ibintu tuzi muri iyi mihanda tugaceceka mu rwego rwo kuvuga tuti ejo mama hatagira ibintu bigira. Ariko ibintu byanyu mwatangiye no kubica amarenga, ariko muraca amarenga ku banyarwanda. Twebwe abanyarwanda twarasoba, ntago ari nkwakundi muza mukaducurika hangaha mukaza mu mihanda mukikubitisha ubutwenge bw'ubumenesho bamwe na bamwe. Ariko tuba tubizi, tuba tuzi inkuru. Rimwe na rimwe ni namwe mubyishyirira hanze, cyangwa banyira ubwite nyine nibwe bandi kuvuga. Singiri iyi nkuru ntago bari banyihaye mu mihanda. Abantu ngura besha ngo ntago baraza, ibintu by'ibicucu biri aho ngaho. Ngwese bamenye ko Nyabitanga twite ngabo mbabarira nkuraho amatiku. Yaba twite wamuteye inda. None se gutwita kwa Nyabitanga ni inkuru? Ntago ari inkuru pe, si inkuru sheri, si inkuru n'ubusutwa nkuraho. Sibyo jewe ubu hano mbanumiwe. Asante sana kubana muri koreza mobile money. Inkuru turabyandika hangaha, turabibabwira tuti Vestina asigaye muri Canada. Niko mwiyamera atanyabita mwiyamera rwose. Hari yanditse ngo bamenye ko Nyabitanga twite aramaze, yaba twite Kemura. Asante ku bantu muri kohereza mobile money. Ukwanga nzamwanga, uzamwange rata nyiri bakwe we, uzamwange turemere. We wakoze live bakakuremera, nanjye hano ko nariremesheje ariko ntihagire umuntu unyoherereza nta kintu yifitiye. Ntunyitangire ntago uri Yesu uvuga uti jihad ntako n'abatatu. Oya rwose ujye umara uko ufite. Hano iyi live yangiriye ishyurwa nabwo, kandi ntabwo ari ukwishyura buri muntu winjiye, ni umuntu yafite. Tujye twubahana. Ejo atazagira utangire ngurabona ngo barahare kwaka amafaranga kuri live yande ya nyoko yanjye. Yes. Uri kumva? Ndaza kuguha nawe nabonye Jonas, ndaza kuza kuguha nawe nabonye wakomeje kunsaba cash. Ndaje mukanya nkoherereze nimva kuri live. Unyibutse muri inbox nkoherereze 5 di. Unyibutse kuko hano hari kuza menshi pe. Ntago nakwanga kuguha 5 nabyo tubipfe dupfe 5. Idupfe 5 muri iyi mihanda hafi. Ndakubujije reka ntanga inkuru. Uri kumva? Vestina asigaye muri Canada. Ati gute rero gusigara muri Canada? Mujye mureka mwihaye abantu mwigiza abasherisheri, abandi mwigiza abakomisiyoneri. Nta bintu nshaka kuvuga. Mwabonye amarenga sebuja yaciye. Sebuja aragira ati Vestina okay narutse. Mumbwire ko muri kunyumva. Nagarutse. Mumbwire ko muri kunyumva. 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 Nari nkuyeho gatoya. Okay sawa. Vestina yasigaye muri Canada. Nimuze no kuvuga ngo ni biki muri gusha amadiru yose tuzayashyira ku karubanda ngo umuntu afite ibibazo adashaka gusharinga. Ibibazo murabiza ahubwo mugende mubivuga gahoro. Kandi ikindi nimba uyu mukobwa yarahohotewe mu rugo nkuko biri kuvugwa, dufite ubuyobozi, dufite ubutabera, aho gukomeza muza mwitsikimye imitima rimwe na rimwe mwitsa ngurumva ngo nyirubwite, ngurumva ngo hari ubuzima baye mubanyemo. Dufite igihugu cyiza, dufite igihugu kigendera ku mategeko. Ihohoterwa iryo ryose noneho rishingiye ku ngo
leta irabikurikirana kabone niyo waba umeze ute. Nta muntu ugomba guhohoterwa mu rugo. Turabizi neza ko abantu bahohoterwa mu ngo, ariko mukaza mukitakuma ngo umuntu ngo yakorewe ihohoterwa. Irihe hohoterwa rishingiye kuki? Ihohoterwa rishingiye kuki? Yego reka twumve yuko tudashaka no kurimenya, ariko nimuribwira ababishinzwe babikemure. Ikindi, nimba hari ibyabaye namwe ubwanyu mufitemo uruhare, mugomba gusobanurira uriya mugabo akabyumva neza. Mutubwire. Ngo ninde utuma yiyahura? Ariko nta muntu ariko amagambo y'abantu yatuma wiyahura. Wiyahurishwa n'iki? Amagambo y'umuntu udataha iwawe, amagambo y'umuntu utaguhatse, wakwiyahura ute? Si mwebwe muzana ibintu byanyu mukabiparika aho ngaho? Si mwebwe mubizana? Urugo ni ishuri rata, abatarujyamo nibo babavuga cyane. Urugo ni ishuri. Mu gihe ari ishuri, reka twemere ko urugo ari ishuri. Mwarimu ninde? Directeur w'urugo ninde? Ariko ku cy'urugo mutangira mukagira ngo ni ishuri rihe, ko ibintu byose mwabigize ibintu byinshi dudu. I'm sorry to say that. Mwarimu w'iryo shuri abarinde w'iryo shuri. Mujye mureka kuzana ibintu. Urugo nimba rwagucanze ruvemo, we cangura wikuremo. Urugo ruragoye, ingo z'ubu ziragoye. Kandi ikindi, mushobora kuza mukavuga ngo uyu niwe mubi mu rugo kandi umubare utari kuvuga. Mwarimu ninde? Ko muba muza mukivugisha mwabantu mwe, urugo ni ishuri, ubu mwabantu mwe. Urugo ni ishuri, mwarimu w'iryo shuri ninde? Kamwe muri abanyeshuri, mwarimu waryo ninde? Ikindi, turaza hano tukumva bamwe, abandi ntitubumve. Ubu nkeje bundi ko twumvise bamwe n'ubwo urubanza rwabaye itegeko, ubwo uriya mugore w'inyamata ko twumvise ibyo yavuze, umugabo iyo twumvibye. Ese kuki akenshi mukomeza kuza? Mwarimu w'urwo rugo ninde? Iyi mihanda wa mana we, muzajya muzana ibintu byanyu tubivuga uko tubibonye. Ubwo Vesine yasigaye, ntago mwabazi ikintu umuntu yasigaye akora n'uburenganzira bwe. Ikiri n'urugo n'urwe, ariko iyo mutangiye kuza ku expose ibintu by'ingo zanyu. Umwarimu ni wowe nawe gusa, byose biterwa namwe mwarushize hanze. Urakoze cyane. Twarababonye turabareba tukabibwira. Ese ko turi kumva ko ari gutyo, uyu mugabo wagiye kwandika, si ukuzira ururimi, ahubwo umuntu aba yarahuye n'incakura. Nta kuntu wahura n'incakura ngo uzubake. Umuntu yahuye n'incakura, uwo mugiye guhura ari wowe uri incakura, nawe uri incakura, mutafite ibintu muhuriyeho. Ntago bikunda iyo mugiye kubana bucakura. Urugo nimba ari ishuri, reka tubyemere. Mwarimu ninde? None se umugore aba mwarimu cyangwa umugabo mwarimu, cyangwa mwese mugomba kuba abarimu? Ninde wigisha undi se muri mwese? Mugomba kumvikana. Ingo zanyu muzizanye mu bucakura zirasenyuka. Niyo mpamvu usanga bamwe batangira kuvayo bakajya kwigira victim. I'm sorry kabisa, ntaza kugira uwo mbangamira. Mwarimu ni pare na marene. Ba pare ni muzukuru baza bakabarongora abagore, ba marene ni muzukuru baza bakabakwanira abagabo. Mujye mwitonda. Ngo umuntu yarahohotewe, reka tubyemere. Wahohotewe uri victim, kuko ibyaba byose muri ubu buzima ntabwo ugomba guhohoterwa. Ariko iyo ugiye kwandika, hari uwo bari buze kuza gutera amabuye. Iyo mugiye gushyira ibintu byanyu ku karubanda, utavuze icyo mbakundira muri Mungu, muvuga ibibazo ibyo muhura nabyo, ibyo mwebwe uruhare muba mwagize kugira ngo ibyo bibazo bibe, ntimubivuga. Igihe cyose mwigira ba victim. I'm sorry. Ubu se ko bari kuvuga yuko bagiye guhurira Burkina Faso, nibyo nimutubwire. Ntabwo ni muze mubitubwire nimba baragiye guhura Burkina Faso. Ngo umuntu yagiye gukuramo impeta, ngo umuntu yagiye gusiba amafoto. Barababajije ikibazo cyo kiriya poste cyarabatsinze. Nta muntu wabinjiriye muri konte, ahubwo no gusubiza ngo byarasibwe. Mu minota 46 intuzenya yari ivuyeho. Mu minota 46 tuze poste yari ivuyeho. Nimba nararebye neza. Ariko muri aho ngaho, muri aho muza kubuza kubeshya abanyarwanda. Nitubeshya nimutubwiza ukuri. Ibibazo ntaho bitaba, aho kugira ngo umuntu aze yirize bamugirire sympathy. Why?
urumva kugira ngo ejo umuntu baze bamugire sympathy mwe mugara n'ibibazo bihari ni mubivuge ngo ntago ari ibyo kuvuga ni mubivuge ibyo mutavuga se ni ibiki ibyo mutavuga ni ibiki impeta ayi impeta noneho umuntu ukiri mushyashya urugo rukiri rushya se rwibagirwa impeta gute umugabo ni uyikuraho yagiye no guheheta n'urugero iyo abagore bubatse murabizi madamura noneho ukanaza ngo impeta wazikuyemo nukurata ubumanzi se ntago ari ubumanzi sheri kandi no kwirwa mwivuruguta muri imihanda muvuga nose namwe ubwanyu ntimworoshye muri ncakura ubu mugabo avuze nawe bijya ku ruhande rwabo gusa icyo nababwira nuko ingo z'abandi bazivaho bagakora urwabo cyane rwose cyane ubundi ingo z'abantu muziso ariko reka nkubwire Dudu igihe cyose umuntu yinjije umuntu mu rugo rwe aba bantu ingo zanyu mwumva yuko muzubakiye kuri social media ubundi iyo mwavuye niyo mwaba muri mu mihanda mugomba gutandukanya ubuzima bwanyu n'ubwo mu mihanda nta munsi numwe mushobora kuza ese nkubaze umugabo naza akavuga ari tuzarenganya umugore yaje kuvuga ni tuzarenganya umugabo mwakwicaye mugasotinga ibintu byanyu ingo zanyu abenshi ingo zanyu pe murabizi hari nubwo mujye ugasanga umuntu yakwihishemo ugasanga umuntu yakubereye undi bitewe n'icyo ashaka murabizi neza ko abagabo ingo zanyu mubanyemo zitoroshye uri kumva hari igihe ubana n'umuntu ukagira ngo ni umuntu mwiza yakugera mu rugo yamara kumweru kamwe agatangira kuguhindukana uri kumva agatangira kuguhindukana ariko bamwe bigize ba Mukabutera abandi bigize abunzi bingo abandi bigize abajaji bingo abandi bigize ngo ukaza kuvuga urugo rw'abandi nawe urwawe rwarakunaniye reko reka tubyemere impamvu uri kubivugaho nubwo byakunaniye ibyawe ntabwo wabizanye ku karubanda none mamugira ngo abantu babikore iki hari abagore bigira uduturumyi muri iyi mihanda bakigira beza bakigira abajori buteye kare Mukabutera yakuyemo impeta Mukabutera asubizamo cyangwa ujye kuzigurisha ku biro urumva kandi urugo ntago ari gereza umuntu mubana nakunanira uzigendere aho kugira ngo ujye kwirirwa umutaranga umuvuga noneho ikitangaje ntuza ngo uvuge n'ibyo wowe wakoze uruhare rwawe wowe uza wigize victim noneho ngo rero ngo muba mufite za YouTube channel muza kuvugiraho ngo mama yeya mufite zama niko di cyewe muransetsa rwose muransetsa ntimwari mushyushye ibi byose mwamushyushye se mwari mushyuhijwe n'iki tuzana ibintu bijyanye n'ibiciro ntimukaze kudutera kirisesi hari igihe rero uza kuvuga mugatera n'isesemi ku mugore waraye ukubiswe wanasohotse muri urwo rugo nibe nawe bwo ngo umuntu ngo yarahohotewe mu rugo nk'ejo bundi ngo umuntu arahohoterwa ndabyemera ko umuntu ahohoterwa mu rugo ariko agira uruhe ruhare kugira ngo iryo hohoterwa arive uriya mukobwa yaciye amarenga kenshi hanyuma umugabo waje agaca amarenga mwavuga ngo iki mujye mwitonda ibintu by'ingo mu byitondere nuko umuntu yavuze duhita twatakundi ngo uyu mugabo ngo yaduhohotereye umwana kuki tutavuga yuko uyu mwana wacu wahohoteye umugabo ra kandi nimba ihohoterwa ryarabaye muri garagaze ntago social media ari justice social media baragukwena bakanaguseka gusa nta kindi bagukorera uretse kuza tukakuvuga n'ingumbi kazi kavuga n'umuntu utabyara kaza kavuga n'uwabuze urubyara kaza kagutuka umva n'udafite nago no kubakurwa kaza kagutuka n'uwo nawe ibye byamunaniye agasohoka mu rugo rwe mu bibazo bye akaza kinjira mu byawe umva Laura nimba ari Laura iyo famiye ntukayimbwire famiye itagira ahantu iba famiye iteka imyenda amakariso yameshe bimanukira mu biryo sorry mbabarira ntago giye mvugana n'izo famiye ziteye gutyo zitazi kugira zitagira n'isuku edayeri iyo famiye yinkure mu bwonko kuko nta n'umunsi rumwe wakumva ngo nabashyize mu kanwa kanjye baririmbye ihe ndirimbo uretse kwirirwa bambaye ubusa imbere y'abana babo nkuraho ntago naje kuvuga ziriya njajwa
iyo ni famiye se, famiye imesa imyenda, amazi y'imyenda akaba ari kujojobera mu biryo bari burye. Famiye itagira dining sheri, niyo uri kuza kumbwira imbere yanjye jewe wakigoryiwe nawe ko wasaze. Akaba amesha amakariso bimanukira aho ngaho. Tukomeze, ntukongere kuza. Laura, I'm very sorry kabisa, ndakwisabye wakana we, ntukaze kunzanira amashitani imbere yanjye ndi kwivugira ku bibazo by'ingo. Nibibazo by'ingo nanjye ntarwo mfite, ariko nibo baba binzane kuko ibintu byose giye mbyivangamo. Murabizi bariya sinanaza ngo bashyire mu kanwa kanjye jewe mvuga, ntago ndi mu muboroke. ikindi nta mpanura umwana wanyu yabonye, yabuze kujya muri ntuze. Mbere ntiyarazi kuvugira muri YouTube, yarazaga aba bana mbere barazaga bagapresent indirimbo bakagenda, ubu basigaye baza bakajya mu busutwa na sebuja. Nta munsi ubundi ni ryari uyu we madamu wazubaka ni ryari? Ese umwigeze mubona kuri mukobwa yamenye ko yubatse? Muraho murasireyinga, muraho ngo murarya isene z'undi mwana, muraho ngo murazivurugutamo, amaze kuzifunga mutangira kumwigarika. Muteranye namwe muzane. Uyu mwana w'umuhungu agiye kuvuga, abonye umusemuzi akavuga bakamubwira ibiri kumubaho, ibyo turi kumukorera muri iyi mihanda, ari mwebwe muba mwaramuduteje. Waramutse agiye kwandika ku rukuta rwegera cyangwa ntarwo agira ntanga amenyere social media. Uyu mukobwa yakamenye ko yubatse, urugo ni rukunani, ruve mutahe. None se ubundi uragirwa nandi inama? Ninde uri bukugira inama? Uretse kuza tukakota gusa, hari umuntu ukugira inama, n'undi nawe aravuga ngo nibisenyuke nanjye ibyanjye niko bimeze. Ibyo nibyo turi kubakorera muri iyi mihanda, kubera ko mwabizanye mukabyeexpose. Dukora ikize? Tuvuga igiti kiri kumanura amababi, turi kumva umuntu watangaje ibintu ku rukuta rwe. Ubu murahonga inkuru ziri kuvugwa nimba ibintu ni bibiri. Kudadeki nta kintu yakubwira, uriya ni incakura, uriya mwana w'umuhungu ni incakura mbaza imihanda. Yakubwira ikize? Yakubwira iki? Na shebuja ntarubaka, urumva yamugiriye ihe nama? Urakoze cyane Dudu. Sebuja se we yamugiriye ihe nama? Wese arasetse. Uwo navuze ninde? Abantu mwese mwigize hano za Najyu, ariko mbabazi, mwese mwigize za Najyu hano, mujye mureka ibintu babisokoza uko byubatse. Je sishigikira umuntu waza guhohotera umuntu anamutuka nabi, ariko muraje mutangiye kwahukisha abantu. Umuntu araje ikindi, ubundi iyo umuntu yanditse ngo ibiba mureke mbereke Abanyarwanda tuzi ubwenge, ntimuzajye muza ngo mudushyire mu kibo muterure mwigendere. Umugore asibye amafoto y'ubukwe ku rukuta rwe, umugore ahinduye izina ry'umugabo, umugore akuyemo impeta. Muribaza ko ubwo ngubwo turi kwibaza iki? Sene zirimo aho hagati nizihe? Urwo rugo ntabwo rworohewe. Ibyo byo mubimenye. Ntituzi inyito y'ibyitoroshye, ntituzi umubare wabyo, ariko ishyamba ntiriba ari ryeru. Tujye tubwizanya ukuri, mureke kuza guca ibintu ku ruhande. Ariko iyo ribu mukangisha abantu, cyangwa izo ribu mukangisha abantu, mwibwira ko ari izacu twese? Kudadeki baraguhakinze bagusibiye amafoto, kuki batayakuyeho? Noneho na murumuna w'amafoto nawe yarasibye y'ubukwe. Murebe ukuntu mwese mwahagurukiye rimwe. Ewe mukarenganye n'abavuga, ntimukarenganye n'abavuga rwose. Mujye mureka abantu bicare bavuge, kuko akariho karavuga. Mu minsi ishize sinigeze kubabwira, mujye mureka mbyemba bwiza ukuri. Mu minsi ishize sinigeze kubabwira, nkababwira nti hari umugore wubatse urugo, umwana yabyaye suwe yamubyaranye n'umukozi ukora muri imigrasiyo.
ego ko bari ndongera ndababwira ni wa mugore yaragiye ava mu rugo atwara n'igitanda byose byayo makuru mba nyifitiye. Ingo zatandukanye Kigali sinshobora kuziyoberwa pe cege ndanana n'abakonfirm. Juju imeze neza sheri igiye no kubyara. Yes, igiye no kubyara nahoze mbona imeze nk'iri kurirekwe. Mu minsi ishize simwagiye kumva nimwahise mubibona umuhanzi akaririmba akagiza aho ngaho akikubita ahamubwira nti wavuze n'ibyo urugo rwawe ra, ariko ubwo ngo jihadi kandi uko byagenda kose ibintu byitwa uburinganire mwabyumvise nabi. Uburinganire mwabwumvise nabi. Sinzi nimba iyi politike y'uburinganire leta izadufashe kayisubiramo kugira ngo abanyarwanda bayumve neza. Uburinganire ntago ari ugusuzugura, n'ukuringanira imbere y'amategeko, sibyo? N'ukuringanira. Uburinganire ntago ari ugusuzugurana ngo ushoboye iki nanjye nshoboye iki. Uburinganire mwabwumvise nabi. Hari abagore muri iyi mihanda musuzugura abagabo banyu. N'ubundi umugore agomba kubaha umugabo, umugabo akubaha umugore we setu. Uburinganire uburinganire umva nuko amategeko aba agomba kubarengera mwembi, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Nicyo kintu uburinganire buvuze. Ntabwo uzavuga ngo urakora iki oya. Turi kumvikana, tujye tubwizanya ukuri. Uburinganire mwabwumvise nabi. Abagore mugera mu ngo mukagenda mukigira amashangingi, mukumva yuko mugomba gusuzugura abagabo. Abagabo namwe mukaza mukigira karaha kajyahe, mukumva yuko muri abagabo mu rugo gusa. Kuba umugabo se nuko ufite amabyanagana hagati y'amaguru. Oya rwose. N'umuturanyi wawe arayafite kandi yaza akayamukoma. Mujye mwubahana mu rugo. Mumenye ko uburinganire ntago ari kuvuga. Hari n'ukuntu umuntu yaraje ngo ariko ngo mwebwe ngo babahaye intebe aho kuyicaraho muyihagararaho. Nimba umuhaye intebe kuki umutegeka uko agomba kuyikoresha? Ariko mwaraje mugira mutya ingo muzigira nk'utuntuze nk'uturima tw'igikoni, buri muturage wese aza gusoromaho ku buryo uzi ukavuga ubuzima bw'urugo rwawe kuri social media. None se urumva twebwe turubuze kukumarira iki sheri? Nta na kimwe uretse kukota. Ingo zanyu zimwe. Nk'uyu mugore yaragiye akura araza ararata ngo dore impeta ntayo nyambaye. Uri kubitwereka se ngo tubikorere iki? Turaza tuvuga ibihari. Impamvu umuntu akuramo impeta bari iyihe? Ni iyihe mpamvu umuntu akuramo impeta? Uragiye ushyize ibintu kuri social media ngo si wowe, mukaza mukigira injajwa mwigize za najyu. So bushati ibibazo ngo ntago ari muri ntuze nziza ngo ariko si byo gusharinga. Icecekere, iturize. Ibintu byose umuntu muturage itaza ngo abasi twabibabwiye. Ntiwumva ko ibintu byose bihari ngo ntabyo muba mutazi, byose muba mubizi, muba mwigiza nkana. Umugore ati njyewe ati nzaza rimwe mbabwire, undi ati ntabwo wemere. Ahubwo mwarakenyeye mwibagirwa imyitero. Ubundi ibibazo by'umugore n'umugabo baba bagomba kubikemura. Iyo hajemo ihohoterwa, nimba uyu mugabo yarahohoteye uno mugore, bijye mu mategeko apana kuzana kuri social media. Muraza mukigira za najua kweli. Ingo hanze ahangaha ntago zoroshye, ariko nukuvuga ngo ntago horoshye ingo, ahubwo ingo nta kibazo gifite, ahubwo ba nyiri ingo nimwe mutoroshye. Ese kubundi kuki muzamuka tangira ngo ingo z'iki gihe? Kuki mutajya kuri ba nyiri ingo z'iki gihe? Ba nyirazo ingo se n'ibyombo biri muri urwo rugo. Iyo muvuze ngo urugo ni ikize, n'ibyombo biri muri urwo rugo ntibishobotse. Ba nyiri rugo nimwe mutoroshye. Kandi ikindi kubera ki ntimwigeze mwicara mwarahuye ni papa bamwe na bamwe muri iyi mihanda? Urareba umuntu ukabona umuntu ukamureba ukavuga utuye tuzubaka, ntuzi neza yuko nimba no kubaka bimurimo, ntuzi icyo ashaka, ntuzi nimba ari ifungo ryawe ashaka, ntuzi nimba ashaka kuza kugutesha umutwe ngo yigendere. Ntabwo mwumva ingo zimara iminsi 3 zigahita zisenyuka se?
uriya mugabo we mureke babwire uriya mugabo waramutse arambuye ukuboko ngo nanjye impeta nayikuyemo. Ikindi mbabazi gukuramo impeta bisobanuye yuko abantu batandukanye. Ibintu byose nyine urugo murarugira urakoze cyane. Wowe urubaka urugo rufite abakomisiyoneri, rufite ba manager, rufite bande. Iyo wubatse mujye mumenya ko mwubatse muba mugomba no kuva mu mihanda. Ibintu muri kunyandikira ibintu bya Sonia ntabyo nzi. Sonia wuhe ntabyo nzi. Ibintu bya Sonia ntabyo nzi. Mbizi nababwira murabizi nanjye ko nta kasoba muri iyi mihanda. Mujye munazirikana izi ngo z'abantu. Abantu muraza mukabahereza umwanya wo kwivuruguta mu ngo zanyu. Ejo bundi twavuze umuntu umugore we umwana bafitanye ko atari uwe, arangije araturakarira ngo baramvuze, aragenda himba n'indirimbo. Byarangiye gute? Ntibyarangiye umugore wawe agiye se? Ntimwatandukanye, divorce ntiyemejwe na leta? Ntago byahagizera. Sister wa Pamela se we yagize ati munkure Sonia mu bwonko ngiye nikomereza ibyanjye. Munkure Sonia mu bwonko. Munkure Sonia mu bwonko mwanjashwa. Uri kumva? Ikibazo ntaho ritarema biterwa n'abaremyi b'iryo soko. Ingo zanyu zimwe mwazigize nka boutique, ingo zanyu mwazigize nka supermarché. Mamushaka ko buri muntu wese azagakuramo rubita akigendera agakuramo iki. Mujye muguma hamwe nyine bazote nkuko mwazizanye. Ingo zanyu mwazigize udusoko twasoko mujinga. Ntago muramenya agaciro k'ingo. Muzijyamo mukagira ngo murazihuza n'imihanda. No. Ibibazo bibaye gutyo mwerekeza mu mategeko. Njewe sinzemera ihohoterwa aho riva rikagera. Nimba warahohotewe jya kubivuga ureke kuza kwidarapa. Njewe umunsi nongeye guhitamo sinzahubuka. Ubundi se wahubukishijwe nande? Hari wakumanuye? Suko mutumva mwagiye kubaka ingo mutaranabyitegura mukiri ubundi nijyara umwana yubatse urugo. Wari ukiri uruhinja dada. Wari ugikeneye kubanza kwikaraga mu mihanda. Bamukiri inzana mugashyuha. Wibwira yuko se kubaka urugo ari ukugenda ukagarama ukarongorwa gusa, cyangwa umugabo akaza akarongora, cyangwa umugore akarongorwa akagenda? Hari byinshi bigize ingo. Mujye mumenya kuba, mujye mumenya n'ingo. Ubundi iyo ugiye mu rugo umenye icyo ugiye gukora. Iyo utazi icyo ugiye gukora, yes, mwese mukeneye justice. Nibibazo bihari mu rugo, ntabwo urugo ruza kuri social media ngiye ibintu mpora mbibabwira. Mwabantu mwe mwubatse. Impeta nayikuyemo. So uragira ngo abanyarwanda tuvuga ngo iki? Nasibye amafoto yanjye, nahinduye izina. Buriya rero niyo mushaka. Buriya rero wanakomeza ukagira gute. Ariko ni kwa kundi mubona ishitamba mugatana urwo mwari mwambaye. Mujye mwicara hamwe. Ingo zanyu mwazigize stati, ingo zanyu mwazigize nk'abantu bagiye muri supermarché, buri muntu wese arinjira mukamuyagira iby'ingo zanyu. Buricara wowe ukarayagira umuntu iby'ingo zawe nawe urwe rwaramucanze. None suribaza ko avuga ngo icyari tajyana avuga ngo si urwumwe, ngo no kwa runaka hari kugurumana. Ubu kabeza ntago ariho baba bari kubavuga. Ngo uyu muntu ntashobotse kubera iki, ariko muza mukemeza yuko umuntu adashobotse. Mubyemezwa n'iki? Utazi ingaruka z'igitsina gitsindagira mu kindi. Kenge mbibabwira. Mukazi ibintu byanyu mukabishya mugasa nk'abaca amarenga. Ngo mugiye kugira ngo abanyarwanda muraca amarenga y'iki? Reka twemere ko wasigaye Canada. Ubu se bari kuvuga yuko wahise ukora ugahita ujya gusanga umugabo wawe. Ibyo byo nibyo. Ngo ariko ngo niko inya uru rugo rwanyu mwakoze umurenge mwitsimbye. Ubukwe mu butangaza ku karubanda. Nibiri kubabaho ni mu bitangaza cyangwa mu bijyane mu mategeko babafasha. Twebwe icyo tubakoza nukuza hano mu mihanda tukavuga tuti dada nibatamaze na kabiri. Arewe ubu buri muntu tumuhaye mikoro ngo avuge haba nuriya ngo ni umugabo akavuga n'umugore akavuga byagenda gute? Niyo mpamvu
mugomba kubisotinga, kandi harabo mubibwira nabo n'inshasho. Ninde wagiye kuganiriza umuntu wo muri RIB ibibazo ari guhura nabyo akaza akabivuga? Ninde mwegera urwego rw'ubugenzacyaha muragenda murababwira ibibazo biri kuba kugira ngo babafashe? Ntawe. Hari uwigeze aza kubivuga? Mwigeze mugani? Hari ubwo mwari bwabone perezida w'urukiko aza akavuga ati runaka yaje kuturegera iki? Ariko iyo uje mu mihanda, sheri, imihanda ntiba yishimye. Ainya muraho abandi namwe mukaza mukigira beza ngo sheri humura uzubaka. Harya wowe wubatse zingahe? Humura uzagera gute? Harya bimeze bite? Mujye mwicara ingo zimwe na zimwe munazigireho. Ubushize tuvuga ibyo kwa Platini, RIB n'abanyamabanga muhura n'ibibazo mukaza mukaganiriza abantu, tugenda tukavuga ngo kwa runaka ziri gute. Mujye mugenda mubwire RIB bafashe, aho kugira ngo tuzumve ngo abantu bicanye, twumve ngo abantu batandukanye. Sava narababwiye mujye ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Abagabo benshi muri imihanda bararira kubera abagore bababaza. Abagabo muri imihanda bararira kubera abagabo bababaza. Ariko tuje kumva umuntu ku giti cye, sheri, twumva yuko undi ari we wananiranye kandi ugasanga uwo ni we nyirabayazana. Ubu biravugwa yuko Vestine yasigaye muri Canada yagiye guhura n'umugabo we. Ibyo ni biri kuvugwa. Ubu nimba ari byo biraje bibi bibazo, nimba atari nabyo biraje bigira. Abandi bati yasigaye muri Canada kugira ngo abone umurongo. Kiwe rero kandi reka nkwerere mbabwiza ukuri, ntago ubuzima bwanyu mubamo burangira muri izo ngo mwinjiyemo. Icyo nicyo kintu nshaka kubabwira. Ubuzima bwanyu mubamo, ubuzima bw'ingo bantu mwashatse, ntago ubuzima bwawe bubera bwarangiriye muri urwo rugo, na nyuma y'urwo rugo ubuzima bwakomeza. Abagore benshi mwihanganira mukavuga ngo tebeka nihangane muri uru rugo ngo kugira ngo abana banjye bazige. Je nta bushobozi kudadeki wagese ukabushaka, uzabushaka utakiriho. Mujye muva mu nzira ingo z'iyi mihanda. Abagabo bamwe bababaza abagore bakagenda bakarera abana bonyine, ejo barangiza bakaza bikoreye ibitwe n'ibinagana mu maguru ngo abana bacu, ngo umwana wanjye kana ingoyi. Waramureze se? Hari abagore muri iyi mihanda biharahaje bakirerera abana ntibariho neza. Wowe uri aho ngaho gusa tu ndaje ndabishyira ku karubanda ndaje. Yego wibwira ko abantu bose bazajya baza bakavuga ibintu byabo bana. Ainya kudadeki. Iyo muje hano mu mihanda turaza tuka, kandi niyo wazo wigize mwiza. Iyi mihanda nta muntu ujya uyibera mwiza. Oya, tujya aho bihiye, tujya aho bishyushye. Iyi mihanda nta muntu ijibera myiza. Bamwe rero mwigize indyarya muti nukuri. Oya, mujye muri kuburyarya, kemure kuburyarya. Nimba udashaka kuzana ibintu byawe ku karubanda, ingo urugo rwe ku karubanda rukureho, nuruzana ku karubanda tuzicara duparike, haba ubatse haba utubatse. Gusigara muri Canada byo muratubwira ikibyihishe inyuma. Yasigaye ategura ibitaramo, hari ibitaramo yasigaye ataririmbyemo, aracyaruhuka. Cyangwa gahunda ni kudadeki. Wahumbeya wenzangu. Abandi bati yasanze umugabo we, abandi bati aracyari Canada ari gushaka ibyangombwa. Bishake nyine na divorce nishaka izabere online. Dufite igihugu cyiza rwose, abantu iyo batumvikana bagerageza kubumvikanisha, iyo byanze barabatandukanya. Leta yabasezeranyije ni nayo batandukanye iyo mwabishege. N'uburi nimwe bwe mugenda mukavuga murashaka kugusezerana, leta ikabasezeranya, mwagenda mugashega mugasanga mugashaka kwibatandukanya, leta nayo ntitinza miti batandukanye. Ariko iyo mujana kuri social media nta manza dukemura, ahubwo turavuga. Jihad ni kwa kundi wigira mu musigiti yaburiwe irengero. Shalo biteshu
ubu n'ubu turaje tumenye icyamusigaje Canada. Abanyarwanda ni nacyo dukurikirana, kuko ibintu ntabwo tubizi. ngo afite ibintu ngo ariko ngo ntabwo dushaka kubisharinga. Ofete wabirangije ubwo biba byarangiye tayari. Umunyarwanda aricara ati wamwumvise. Urumva? Hanyuma rero tugende kwa Prince Kid. Izo zingo tube tuzivuyemo. Ngo France impundu ngo bimeze gutewe. Nkurahiriya nshashwa nayo. Oya Jihad, twese tuzira kuvuga ubusa, benshi dusenyerwa n'abatubatse. Igo abenshi nukuri urakoze cyane Dudu. Abenshi ngo zisenywa n'abantu batubatse. Kujya kuganiriza amabanga y'urugo abantu utazi neza ko bari buyakubikire. Byibura abwira n'umuntu uzi ko ari buyakubikire, ariko urabwira umunyarwanda ajye gushyiraho n'ibindi. Niba umugabo yaravuze ati ibi ngibi n'ibindi bihoye, undi nawe akavuga ati ariko mbabazi Sharon bite umushu ngo agira bapfuye dadi, ngo ariko bapfuye dadi bapfikize injajwa ndapfuye. Twigire kwa Elisa. Mureke umwana ariko ntiyabona uko utunguka Kabeza. Ku mugabo yaramwohoteye, ndabyumva rwose, ntabwo nemera ihohoterwa. Nimba yaraguhohotewe koko ari byo, cyo gutanga ikirego. Nimba atari byo, si byo kuza kutubwira hano. None se twebwe turakora iki uretse kukota? Nta n'ikindi dukora. Abanyarwanda mwabantu ngwego, mureka twambuke twigire muri Texas. Icyo tuzi, manager yatubwiye ko atameze neza. Ntameze neza mu buhe buryo? Manager se yaba arekaye. Manager se niwe kuza kubiha muri iyi mihanda arabayobewe. Yego ye arewe. Manager babwire byose mubyuke mwamutoreye iperu, mwamutoreye ibaraza. Ayi ariko nakari aba yababwiye mu gacumbagirireho dede. Kudedek. Hanyuma ngo Prince Kid ngo bimeze bite? Prince Kid ngo yaraburanye, hanyuma abandi ngo yarasomewe. Mutubwize ukuri, ibintu mbaba muri kuzana muri iyi mihanda social media, aho ni muri buze kuza guteranya Prince Kid n'igihugu. Kuki muri gufata Prince Kid mukamuhuza na politike? Why? Kuki koko? Noneho numvise abari kuvuga ngo ni ibintu ndakotinga hano. Reka nkotinga ikiganiro kiri wacu kuri The Dynamic. Kambumvishe kiri cyakozwe na Samu naho Kimu kuvuga yisunze akayazana mu rukiko ngo nibaze bavuga ko ukuntu ingeze mu Rwanda bitaba byiza. Noneho bikongeraho n'akandi bavuga ngo nguriya mugore we yaravuze ngo aho yarafungiye kuri sitasiyo ya Ribu ngo yakorewe ihohoterwa nafatwa ku ngufu. Umugore we mu buhamya yaravuze ati nafashwe ku ngufu aho nari mfungiye kuri sitasiyo ya Ribu. Abye nakurikiza ukuntu mu rukiko ajya gusomerwa narindiyo. Turatinda kuri aka kantu gato wihangane. Abintu byinshi dusubira inyuma gatoya. Dusubira inyuma gato niba ubyibuka. Twibukiranye sitasiyo ya Ribu Elisa yaracumbikiweho. Uza kuburanira kuri ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro abagomba kuba ari mu ifasi yarwo. Ubwo yarari swat yarari heza urugeza amaboko heza ushobora kugeza iremera se ubwo buhamya wajya Gasabo. Ubwo buhamya kuvuga yisunze uri kumva akayazana mu rukiko ngo abantu muri kuzana ibintu ngo ibintu bigiye bitandukanye birimo n'ibintu ngo byavugiwe muri urwo rukiko rwo muri Amerika muri mu Rwanda. Nta na kopi y'urubanza mufite. Wayi muri gukomeza koko ibi nimba ari byo koko byaravuzwe cyangwa byaranabaye, byaba bibabaje. Nimba koko Miss Elisa igihe yari ari muri Ribu yarafashwe ku ngufu, yarakorewe ihohoterwa agafatwa no ku ngufu, turi kumvikana. Ibi nimba byaravuzwe ibi bintu mubifitiye gihamya. Ikindi Prince Kid nimba baragize jewe ko byagenda kose njyamye kuri Prince Kid pe muryamyeho 100%. Ikindi murika ibintu biri mu nkiko. Nimba koko yaraburanye ategerezwa yaranasomewe afite iminsi yo kujurira.
ni mureke gutinza ibintu byinshi cyane, mureke kubigira byinshi, mureke kuza no kurira ku bintu hamwe namwe mukaza no kumuteranya ngo hari abakomeye bari muri uru rubanza. Abo bakomeye bamwe muri kuvuga ngo murabazi, muri iyi mihanda, kuki mutabavuze kandi harimo kuvugisha ukuri ari guca muziko kudashya? Ikindi mwategereje abo bantu bakomeye, Preskid mwamuhaye amahoro, mwamuhaye agahenge, mwategereje abo bantu bakomeye bakazavugwa. Nta muntu uri hejuru y'amategeko. Iyi mihanda rimwe mukaza cyokora Elisa nimba yarahohote, ibi koko byaravuzwe muri urwo rukiko rwo muri Amerika. Jye sinabihamya cyangwa ngo nanabihakane kuko ntabyo nzi, ariko ibintu nimba byarabayeho, Elisa agahohoterwa agafatwa no ku ngufu. Ayi goko Preskid yagorwa, Preskid. Iyo urubanza rwabereye muri Amerika, mufite kopi y'urubanza. Nimba abo bantu bakomeye bahari, nibavugwe bajye ku karubanda nabo, ho kugira ngo abandi ngo turabazi, kuki utabavuze? Je nkubi cyabandungurutsaho, naravuga pe, naravuga. Uri kumva? Preskid yarahiye arahisha, reka twemere nimba ibyo abo bose bahari. Nimba ntabyo yavuze, nimureke. Nimba ari kuvuga yuko uko ari kuburana, uko muri kubivuga, nimba ari koko yaburanye, Imana yo mu ijuru imurengere, nta kindi. Muri kuza ngo Elisa yarahohotewe, yafashe ku ngufu, ngo Preskid ageze hano mu Rwanda, ngo yaravuze ngo abantu ngo bakomeye ngo yamererwa nabi. Ye Preskid together. No, Preskid testimony iyo niyo nsenga Dedoni nayibuze nanjye. Twabibuze rwose, twabuze ibintu yavuze. Njyewe nabi twabibuze. Mureke mbere, aha twazaga tukavuga n'ibyo twumviye mu rubanza, tukongera tukavuga kopi y'urubanza twabonye. Mureke mbabaza, ibintu turi kuvuga muri iyi mihanda kuri Preskid, muri shuwa nabyo. Hari igihe tuza tukavuga ibyo twumviye mu rubanza, mbere twarazaga tukavuga ibyo twumviye mu rubanza. Ubu ngubu ibyo mwavuze mwabikuye. Imana izarengere Preskid nta kindi, ariko abantu mwese muri gukomeza mugenda muvuga, muzana ibintu mwiboneye, rimwe na rimwe mushaka gushyirisha mu ndi mwana, mushaka no kumuhimbira. Ntago ari byo. Njyewe ngo yasize umupuri wa so wa nyoko wa mwene nyoko. Ndi nicaye mu rubanza, ntabwo basomye bavuga yuko bahamagaye abakobwa bivuga ko bahohotewe, babatanga buhamya bakavuga yuko batigeze bahohoterwa. Siko banzuye urubanza, nyuma bakongera bakajurira agakatirwa, bakavuga yuko badashingira ku bya noteri. Ayi mujye mumbabarira. Ubundi mukaza ngo Preskid yatumye abana umwana arivukira. Umwana izarengera uriya muryango, amagambo muri kugenda muvuga oya aramworohereze. Njyewe rwose Mana yo mu ijuru, Nyagasana azamurwana, ariko abantu bari kugenda ngo Preskid ngo yavuze yuko hari abantu bakomeye babiri inyuma. Mwacecetse akabivugara. Ngo Elisa ngo yavuze yuko ngo yahohotewe. Mufite kopi? Mana cyokora icyo nababwira cyo, urubanza rwabaye itegeko, ntawabyivangamo. Ikindi, Mana yo mu ijuru urengere Preskid. Icyo nzi cyo giyewe kugezana n'izi saha ndacyamurambarayeho. Imana imurengere, tumuri inyuma, njye muri inyuma rwose, ntago namutemera hitaka. Mana yo mu ijuru sinamurenganya, sinagira gute. None se ko muvuga ngo Preskid abakobwa bateje uburaya, ababujyamo muri iyi minsi, muri iyi mihanda mubona bari kumwe na Preskid? Umwana arivukira, muri iyi mihanda nta woroshye urimo. Mana cyokora Mana yo mu ijuru, hari umuntu ugeze kuvuga ngo azahabwa impundu atabarutse. Imana irengere Preskid pe.
pe mumusengere Imana izakora ikigomba gukora. Nyagasana mworohereza, ariko jyewe rwose mureke gukomeza gufata ibintu mukabivangavanga ngo President yavuze gutya. Byanditse, nimba koko abo bantu bakomeye bahari nibagaragare. Ushobora no gusanga President yarabaye igikoresho cya bamwe, ugasanga ari uri kuzenguruka mu nkiko. Uyu ni Jihadi wari uri gutwika Tina cyangwa arihinduranya? Tina se nuwahe kandi? Umuntu witwa Tina ndamuzi? Munkure Tina mu bwonko. Tina ninde? Yego ye. Prince Kid twese tumuri inyuma. Intero, we are together. Twagiye. Ako kantu. Ariko ndibaza uwo testimony yamonye kuki twe tutari kubibona. Yabonye koko, nyamara yegora. Uwitwa Tina se ninde? Prince Kid, we are together. Abantu mwashikoye. Uko bizagenda kose nta kitagira iherezo, ibi nabyo bizashira. Uri kumva? Bizashira rwose. Tujye tubwizanya ukuri. Tina nive shu. Ni munkure Tina mu bwonko. Ahubwo noneho natwandikira tubwira aho bigeze. Niyongera posting. English please. Marina ngo Marina sigaye cyangwa iki? None kugura umugi kwa Marina byabatungura cyane rwose. Njyewe nikumbure poste ya Vestina nta kindi. Vesti tangaza sheri. None mubona Marina biriya bintu abarimo mwebwe oya mureke mbabaza. Mubona urumogi ahubwo rutaranamurenze. Ariko nabonye wa mubiri ruzima baramujyanye muri rehab. Nizere ko nabandi bose bazajya bakurikiranwa nka biriya bintu bya biri ruzima yarakurikiranweho kunywa no gutunda. Bazajya bajyanwa muri rehab. Nabandi bari mu nkiko bari kuburana muzabagarura mukabajyana muri rehab. Tuba tubireba. Tuba tubibona. Nje nikumburi wagiye kwitaba Keza ja. Njya kumwitaba hehese. Ngo ni Keza ngo yagiye ngo kundega. Bagiye ngo English please washufesho. Arekaye arangije ngo aragenda ngo akajya bibwira ngo abanyamakuru ngo navuye kurega Jihadi mubwire ko ari inshashwa mbi yo ari inshashwa ihejeje. Uyu ugiye kurega umuntu uraza ukavuga, hajya uceceka ubutabera ukabuhabwa nk'uko wabwatse. Marina avuga nka mama w'abana babiri. Mama w'abana babiri nawe bayashyizemo icyuma. Abayashyizemo icyuma. Marina baba yihagira umugishaho rwamugeze mu bwonko. Nese kudadeka urumva ikindi yavuga ari Marina. Ngo naramuvuze. Nibwo njyewe nta nubwo mbizi, nagiye kumva numva abantu bari kubivuga. Simbizi ubu ndamutegereje ma. Ai. Shari.
numwe w'umwotso wa 5:15 ariko Sonia wo nuwahe unjewe tiya Sonia ntayo nzi reka ariko we reka nze shaka inkuru winsetsa man reka nze shaka show za Sonia pe ariko di Jihad ndakunda umunwa wawe ko umva uyu sewe okay umva nimureke nze gatoya mugumeho hano okay nagarutse wa mana yanjyewe nagarutse ngo hanyuma ngo tubwire ngo kuba tugendanye njyewe rega ntagaruka kubagendana si ukubagendana ngo cyo koraje none ngo icyo koraje ngo nemeye yuko amakuru buyafite kubona waratangaje yuko Vestine yasigaye muri Canada nahise nkuvaho yasigaye muri Canada ariko uza ahantu byangeze hello uza ahantu byangeze Jihadi yo big Fizzo badly big brother Fizzo how are you urikumva numva ngo nahise nemera njyewe inkuru mba nzifite inkuru njyewe ku nkuru nta n'ikintu wazumbwira hanyuma se Jiha watubwiye Kimenyi na Muyango ngo bakoze divorce ariko izo divorce muba muvuga ku bantu zakorewe Muyango na Kimenyi nta divorce bakoze abantu bose bari kubibabwira ninjajwa barakagenda bazabone barakagendesha aho ntirori nkanjajwa izo hanyuma abantu muri Sweden please s'il te plaît ndaje mbakubite update abantu muri Sweden s'il te plaît abantu muri Sweden Barundi Banyarwanda namwe mukunda sho hari umuntu babazaniye witwa Satibi satura amabafre nguyu Satibi abantu muri Sweden s'il te plaît abantu muri Sweden allo abantu muri Sweden mwarebye mugende mbabwire tariki 6 z'ukwezi kwa 10 n'abiri uri umva Satibi azabaha show ndagukunda brother thank you Satibi azabaha ikintu cyitwa show mugura amatike nonaha uri kumva mugende muri iyi show ya Satibi bana b'Imana mugende Satibi abahe show dore aba DJs bazaba bari kumwe nawe Sweden s'il te plaît Sweden mugure tike abari mu nkengero ibya Sonia namaze kubimenya mureke tubanze tujye kuri ibi bya Sonia bya Satibi Sweden thank you so much Yvette muzagende mugura amatike umva mugure guhera ubu dore ngiyi ahantu show izabera dore Satibi nguyu arahari Sweden Abarundi Abanyarwanda abantu bose bakunda umuziki abari mu nkengero zaho umva muzagende umuntu witwa Satibi abaha ikintu cyitwa show hanyuma rero ibintu by'umuntu witwa Sonia njyewe byakomeje kungwa mu matwi turagaruka mu kanya Sonia ngo akura ibyinyo
mureke mbabwire ibi bintu ngenda shaka kubanza kumenya umuntu witwa Sonia ngo akura ibyinyo iby'amati ibi bintu kare byigeze kungwa mu matwi gora abakobwa bagira ngo ko ndashaka kubikurikirana. Sweden, thank you Cyuzuzo. Sweden please muzagende umuntu witwa Sati bisatura mabafre satura mabuye umva ni mu majyaruguru nyine muzageyo abahesho ngo ngere utwereke iyo ntuzenya ngo ni godiga. Okay, mwarebye muzagende umuntu witwa Sati bisatura mabafre hari aba DJs batandukanye muzagende. Yes, Sweden amaboko hejuru. Allo ese ko mbona ngiye kubaha show za ntuze za Sonia muhita mungarurira ngo Sati B. Yes, Sati B aza muzagende abahesho ku itariki 6 urumva tariki 6 muzagende abahereze show please abantu muri Sweden ongera uyitwereke ngiyi bana yanjye ndagowe noneho wabana ngiyi show ahantu izabera ngaha uri kumva nifuza ko tuzahura nta kibazo tuzahura nguyu Sati B wacu abarundi abanyarwanda Sati bafite indirimbo nziza cyane uri kumva nyandika mu gitabo cy'abakunzi reka nze bumvisha indirimbo ze imba batari buze kuma kuko iyi ngiyi igomba kwa uploadingwa baza kuza kumpa copyright kandi live baraza kuya uploadinga kugira ngo abantu batayibonye bayigeho. Jihad wiri bumeze utemeze neza. Okay, mwese ruterana bite mwese abantu bari Sweden s'il te plaît muzagende murye show na Sati B. Thank you. Hanyuma Sonia rero reka nze ize nzishake ariko izo mfite nizo bari kunyoherereza nonaha ntago ndabona amakuru ashingiye ku bimenyetso ngo mbone iyo tike y'indege uko bimeze mbona ayo mafaranga ndebe ngo n'abakobwa ngo harimo ibintu byinshi ngo n'abakobwa bagombaga kujyana ndebe ko harimo ibintu byinshi nuko Jason yaduhiza Sonia nyabo reka ndebe kuko ndi kubona ari ibintu bivanze biri vague urumva Sonia nguhamagaye kangahe reka ndebe ibintu birimo matike y'indege icyo ngukundira yo wakoze live injajwa zibura icyo zivuga byose uba wabidukoreye jemba nazibaha jemba ngomba kubaha full package nabaza kuvuga babahereza inkuru bati cyo kuraja nagutinyi aho wavuze ko Vestine yasigaye muri Canada ibindi ntago nshaka kubyumva ati kandi twabonye ko ari ukuri twabimenyejo ubitangaje mu minsi 3. Yes reka mfe kubabwira izo numvise ngo biravugwa ko umuntu witwa Sonia ngo ari umukuzi w'ibyinyo ngo dore yari amafaranga ahangaha ariko mwaretse nkabazanira ibimenyetso internet doesn't forget umva yes mwambabariye ibintu by'amatike y'indege nkagenda nkabibabariza koko abasheri banje kuko ndabona ngo harimo n'abakobwa yagombaga ngo kujyana abajyanye muri linye bafite n'izindi nkuru z'umukobwa wambuye umutaximeni Dubai w'umusireyi hano mu Rwanda bafite inkuru nyinshi you guys. Oh my gosh. Yes. Internet. Doesn't forget. Yes. Internet. Ai umva ahubwo
reka mbashakire iza Sonia pe, reka nze nzishaka, ariko mbere umva nazo ndaza kuza nzibahe. Reka mbashakire iza Sonia kuko ndabona bivanze, birimo ibi byo gutanga pase, birimo iki. Ubwo ndashimira abantu bankubise injonge, thank you so much. Hanyuma abandi mwese please, tariki 6 s'il te plaît mugure amatike bari muri Sweden. Mugende Satibi abahesho n'aba DJs batandukanye. Satibi ni umuhanga, Satibi azi kuririmba. You guys mugende musupporting Satibi, mugende mwumva umuziki, abarundi abanyarwanda. Tariki 6 s'il te plaît Sweden, muhurure mujyana udusonga bugari, muzagira gute, muzatubwa jihashunjongeje. Hanyuma numva ubushaka kwaka umuntu amafaranga, nta bya bintu byo kuvuga ngo ntamo ngo nkandira akanyenyeri, oya. Gahunda ni nkubita injonge, ntama injonge, nkandira injonge. Injonge yayiguha kuri mobile money, injonge yayiguha kuri Airtel money, injonge yayiguha kuri Visa card, injonge yayiguha kuri by cash, injonge yayiguha hakoreshejwe check. S'il te plaît hari imvugo mugomba guhindura, s'il te plaît tujye tugendana n'ibigezweho. Koresha ijambo injonge, njongesha, ntama injonge, nkubita injonge, ntera injonge. Allo, ariko ako kantu murakumva. Hanyuma nanjye rero hano ndababwira ngo ni munkubita injonge, ni muntema injonge. Wayinkubita kuri mobile money, wayinkubita kuri cash. S'il te plaît nushaka kwaka umuntu amafaranga mu buryo bwiyubashye, mu mvuga itari ingegera, koresha injonge, njongesha, nkubita injonge. PayPal y'injonge, yes. Naha nimero yanjye ngiyo, urashobora kunkubita injonge, urashobora kuntama injonge. Apana ibintu by'akanyenyeri ngo ntamo, agutamo hehe, sagute mu rwobo, ariko nagukubita injonge, njongesha, njongest. Allo, hanyuma rero tariki 6 s'il te plaît abantu batuye Sweden, mukanya ndagaruka mbaha inkuru za Sonia. Ibintu bigende neza nuko ku bintu by'amatike biri kuncanga mu bwonko. Ndaje mbashakira izo show nzibahe, ni iki nabima injongesha. Sawa rero tariki 6 Sweden ngaho bizabera. Please mugure ikintu cyitwa amatike. Let's shaka injonge. Aha kudadek niba bajongeshe. Hanyuma reka mbashakira inkuru, ndabona bibaye byinshi, bari kumbeshya, ndi kuzibona mu buryo butandukanye. Njyewe ngiye gukurura amakuru yose noneho nze mpite mbakubita show ya Sonia. Hanyuma murumva atari byo kugira ngo mbahereze inkuru zitarizo? Murumva atari byo ni mungira inama? Murumva atari byo? Njyewe ndababwiye ngo ndaje mbahe inkuru. Ikindi mbabwira ikintu kimwe mutavaha, reka nze nzishaka. Njyewe aho manyira kuzikusanya ocitegera ndahita nza hano, kuko ndabona harimo ibintu ngo kurya amafaranga y'abagabo, ngo kurya abantu bo hanze, amatike y'indege, abakobwa bagombaga kugenda, ngo bamwe baranze, ngo bumvikana amafaranga. Ndego ndabona haraje n'ibiciro by'ibitsina. Reka mbe mvuye muri ibi bintu, reka mbe mbivuyemo rwose, reka mbe mbigiye, ndaje mbaha inkuru. Sawa.